ubundi naha dore abandi batangiye gusekera nturebe uriya mugabo se dore ubu bararangije ariko nicyo gihe nje rero nta rutege nifitiye narananiwe rwose ubwo ubihinze kuhinga iminsi ibiri tukabura soje kubera amafaranga iminsi ibiri se bo ubwo rero cungahitamo ari kinakweretse na kiraco hirya hitamo ikiza hano ntabwo ndi kukireba neza zamuka dore ariko rero igitoki ko ntabwo biri kunzamo neza kuri nagiteganyije kuzagihemba umukobwa wanje ariko nta kibazo rero ni mujuba original ko nacyo ntikirera neza kwera se ako cyama mu wakweza igitoki kwa uko nyine njewe naho abantu banzi ngo ni umukungu wakweza igitoki kari hafi no gusha gusa ikibazo ntabwo biriya bitoki bikomeye cyane ngiye mbikunda ariko ngiye ndumva ndahitamo iki kiriya oya kiri nicyo cyiza birahuza amafaranga yayo ikiza manzi ucitegereze neza rero nawe ubwo urebe urambwira dore nagize ngo nteyemo n'utugori bavuna muheto baraje barahagaguza nsanga ni igikenyeri sha aha se barabikwibye barakuza abajura dusigaye dufite muri uno mudugudu bareka sha hari inzara hanze aha inzara se nawe kugeraho ngaho umbwira ngaho ndajyana iki urampa ibihumbi 8 ibihumbi 8 ni 8 rwose kugerwa umenya aho ariko menya ngo wa mugore we ubu se ngiye nayungukamo nyine nanjye maze kumenya iki ibiciro by'ibitoki bushize ntuza nyansibura niwe waje shaho munyamunyanje yaraniye no hejuru iramanuka iri gucuncumura ikora ku butaka inzari 82 bagishyize ku munzani gura ari nkawe mbese ari nkawe umuntu akayaguca wayatanga ese nayakuramo umva nkubwire ndagura ngahe ndagura 2500 ndagashangwa ndagatora mbamba wa mugore we koko ubuzi uje kugura urukwavu uye sikugura urukwavu cyangwa guhenda n'inyama ngareka nkurembere huruse mwebwe byo 2500 ndashaka kuti none se muzakira mwabacuruzi mwe muzakira ni mpamo y'Imana ariko bakireke kwa nawe inyungu yo niyi 2500 ujyana ugicuruza mu 90 ubwo iyo nyungu subwo uzaje mu ijuru byanda gira 6,000 rero kubera ukuntu natukana ubu ngumyanga wanantuka ariko ngiye kugura nk'umuntu urabanyatayemo basi wenda nunguke duke ariko nyigura ubu navanga undi n'ibitutsi jugujugu ndagwa amafaranga 3500 wa mugore we rero nenda tutarashobokana igendere ndakigurisha kanyungu gendere ubuse ari byo ngibyo ntuzabera nsira ejo twarahageranye aravuga ati rero ndagwa 5,900 nubwo ntwakuzuza araho gashaye cyo gikoto cijana aranga nanjye ndaganga njero narebwe nkunda gakasuzugura nagatarahiya nawe mu gitono yavuze ati azanye ngera amahoro angahe impamvu nguze nawe numpaye angahe none se ubwo si 4,000 anda wa anda yewe oya habavu ntangara mfiteye gutyo gerwa ariko nyumva ibyo rero reka kuzana ibyo nyine muje muraguza abantu ariko mutagamije kuzabacurira neza mwabagiriye ibyo bihuriye se n'iki gitoki none se uragira ngo ntayakura ngavuga uti reka nguhende kubera ko ejo bundi nakugurije amafaranga wenda binyuze mu iyo mvugo nibyo ndabyumva neza ngera amafaranga 500 ariko nakugize nge ntayo narenza anda fata mwashaha amafaranga 200 ako gerwa nakubwira ongeraho igikoro cy'ijana gashaho 50 we ntabwo ndo muhira imbere wo gusuza sinakubwe siko nakuraga ibintu byaga igendere igendere yewe sawa igendere ariko ubu nari guhenzera igendere yewe igendere kuko nyaho igikoto cya 50 cyane ngo randa umvase umva yewe bo gapfa kugazana ariko rero unyubitseho utyo ndagashahurwa iyo byanguka
Sibomana hari afite ibitoki biba byarakuze ariko ibyo byo kwa Sibomana kandi bineza hari zirakirabiranya uzabaze nuza amapfuruka yaguzayo karamasenge akasanga munda mo hagati n'ibiti tigiri gusa yewe singura iby'imineke ngura byo kurya byo kugurisha muri iki yongokere rero amara tunyunyusa kijyana none aha uragitema gihe ki ku mugoroba ndaza nohereza umwana aze kukintemera ni mugoroba ikindi cyashize kuko nkitemye gutya kiranamba reka maze nge gucuruza icyo nari ubwo ibyo birakureba ko ntacyo ngitiranya nacyo si dore ikivovo muramenye mutemera hano hejuru iki kivovo uramenye mutagica nabi ugasanga unkoreye ku mubyari niko se nyoye gute iyo nzira unyuze urayizi ko bayifunze haraharagura nawe ufite igihe ruguru yo umuntu wafunze amarembo abantu bakajya baca yewe ese kuri ukwiruka ugiye gucuruza reka nza dutambikane buriya rero wowe ko waje wansize abanye ngo turaza kuza kuzindukana ako ahantu gambwe urahahingira ngaye koko mu byukuri ate ni mono guca mana hasi hose urumva nukuva ngaha uko hateze ugatambika ukagera no kuri kariya hariya hasi turapatana kwaje icyo nashakaga rero ni ugutera imboga aha ngaha kuko ntabwo tuzi kwatera ibigori ntanagira n'ubundi tubanze tuvugana amafaranga kubura nibura ko kambwira nge utameza ahantu urameze mu 12 kuvanga kugira ari mu 12 urahahinga iminsi ngaha si umunsi umwe si iminsi 3 ugura uhingira ngaha ibihumbi bine nta ruhembo ruzabonekamo nase urembo uzarumereza uzi ko isuka igeze kuri 6 twigura ntushaka nimba utashaka isuka yawe umbwire ntuza nguhi yanjye hari ikibazo yewe urameze yo ngaye reka nkubwire aha ngaha bahahingira ibihumbi 3 kuvanga kugira hariya ni icyatanu hano na kare ni icyatanu komeza wiraze Nyanza wenda numva bigorera wenda makasha ashobora kuza ukareba icyo yakorera none se ariko reka nkubwire hajye nguramiriza ngahe ni amafaranga reka nkubwire je rwose 3 ndabyemera utumeza kano gatoki ndakihemba akase akanga ndakihemba je gukora ariko twaba tunagurira yewe urameza 3 nagatoki nzagace nge ngihemba 3 yose no ahita tuganga kibazo hano ntabwo kubyemera oya ahubwo reka ngaca umwana kugira ngo kazakure oya je nakunda gutya gira se tugire kwa mte ntage bihombe 3 sate nje nagwa no nkwe amba 3 ngazake umva nimba ugashaka abizi bitoke ku isoko birahenze birahenze muri misiyano birahenze ahubwo nasize sinima kilo ni 500 sibyo tuguriranye rero hano harimo ibiro cyangwa byakunda biri 8 birimo sibyo ikintu njya kugukora rero kano gatoki mbereza ariko kuri mukungu wajya mukungu se wabitoraguye ibingi ntabwo nabiri ahubwo dore ikintu tugiye gukora iki gitoki tugiye kucyura amafaranga 2500 none tukimara kubibare 2500 hano urahahingira 3 hanyuma tuzongera kuri icyo cyatanu tugihere hangaha niba taranga kanigende ntabwo nahakora ngiye abagize nakanige ntabwo ngo nakorera urashaka abandi reka n'ubundi reka unarahenda barabivuze kugira ngo niba muhinzi wenyine uhari sawa ugende bashaka uzabona abandi ujya kundeba se ari impuhwe ngo ntacyo shaba ishokoro wowe umaze kurenga igitoki kingana gutya yakosha abantu baragwira
ko tere kamumpaye niko gatuza kunkoresha tere we n'umuhungu wawe meze neza kamura mu ngendere gendere gitemedere ni ngo igirayo iki have ujye gukora iki aba duteme igitoki ikiye se mutema ariko se wari igira reka duhiteme igitoki twigendere ikiye se mutiye gute oya utagitemera hasi kikagira umuntu yatemera hejuru kikamanuka neza gikobotse nese kumfata wandekuje se mujya kugitema ho itonde wewe ase watengiteme kita kandi kadungiye kwi uranyishura we wa mwana we umva egera igitoki ari uranyishura kata wegera igitoki nkwereke nese ari mu biki bava muzani iteme igitoki uragitema ndagukatije ariko muretse hitemera igitoki nese munajya uteme hagarara ngaha ngo nuhagarare iruhande rwanyu kiravuga hagarare iruhande rwanyu ariko vayo hano uranyishura se tubanze twumva igitekerezo igitekerezo cyawe ahubwo igitekerezo cyanyu none se wa mugabo iki gitoki ni icyawe ndakubaza iki gitoki ni icyawe kweli nese icyo muje gutema ni iki ni iki ngiki ahubwo se ugikiye umukanana uti fa abantu bo bahangaha benderanye ko ndimo gukorera urutoki rwanjye ibitoki byanjye kugira ngo bigire usuzi ko igitoki giciye umwanana kibasha gukomera vuba vuba asubundi wa mafaranga wampaye mbona ningiga yose ngende karita burayi ugiye kwikorera uruntu rungana gutya ariko ubunebwe bw'iyi minsi bwo uranyongera ndakubwiye ngo hagarara uranyishura nawe ndakubwiye ngo hagarara utabushwana na ba nyir'urugo gute se wewe twavuze ko ugiye gutwara igitoki cy'amabere cy'amasera 3 none ndeba uruntu rungana gutya ngese ndi imodoka uranyishyura nyice n'ibiri gute uyu muhoro wese naje ngutwaye se kigorere se uretse gato uranyishyura yo kuza abantu ntibashaka kuntera umwaka none reba n'uyu nawe yanze kuva mu nzango nkiteme tugende hakiri gato ngende ndashaka kumaza kuki mvuga kamwe urumva ariko kari buntunge mpaka ndavuze gusa ikize suko wagira ngo wamugana ibintu ntabwo ari imikino icyo gitoki muje gutema nicyo kwanda nimubanze muvuge muvugishwe nimurangiza mumbwire ko mucecetse aho ngaho mvuge ibintu ngenda avuze ngo nje gutema igitoki cyanjye naguze ntabwo ngutondagiye uyu nguyu yari ntabwo akajumba wakarira gasike nako ariko abakene mpamvu ngo nta nijuru muzabona harya ko ndeba uyagara ko wita ku akajumba kamwe wankinditse niri twamaye se bwo yakariye wowe kariye wakwikora untungana gutya ese mwarangije kuvuga mbabazi kuvuza ngo none reba uyu nave mu nzira nkiteme ngende hakiri kare ukatemwe bitse Hasani wewe unyamoje none se wowe watubuze iki gitoki ni icyawe none se wari amafaranga wampaye kuva mperuka ntayo nagwahe na yahaye nyiracyo se ni iki gitoki na kiguze na bijiye bija niwe nishyuye ndeka rero nitemera igitoki kuko sinkitemye mu kwawe mba nkubwire ubu tuvuga ndaguhonda kandi uyu muhondo w'umuhungu ndaguhonda wowe ayo ni amagambo ukoresha none se bari abandi se abantu barababaga nese bari mu biki ariko nyitambika mfite umuhoro ngiye gutema igitoki ubu se ngiye gutema nkasanga ndamutemye yitambitse mu nzu ubwo icyo ni ijambo uri gukoresha ngenda kubwiye utanteza ibibazo ngiye igitoki mbabarira wo kabyara we mbabarira wa muhungu we wandetse ngewe rwose muvandimwe do bose nawe urambike hasi ngewe ikibazo nje kwitemera igitoki naguze uwakingurishije nike wowe sinibaza impamvu nyitambika nico bishingiye kuki aha ko ari mu kwanjye ntaguze amafaranga yanjye aha ni mu ngarigari bampaye iwanjye urumva ariko abantu b'abasaza nyamenaga baritakuma bakigira ingegero bakigira abajura ushatse kuvuga igitoki iyi sina ntabwo ari ifite izindi zabya bitoki ntabwo ari ifite izindi nyinshi cyane haso niwe muje ubuse mutasaga mukagitema ugasanga mukanuye ku kagari n'abari akava mu nzira nkitena nkigendera ubwo saru yari na uri mu nzira y'undi nini wowe wakwete ko nipeni igitoki no uribeshye ndagukubita sinjangwe ngo nuko ngane bari naco cyane muje mu ndebe ariko se we muvane mu nzira nyine nikamera igitoki n'igendere nese bari mu bicu
iki gitoki ni icyanjye uwo sasa waguze rero nanyishura nigendere nanyishure nigendere mu cyitwarire none se bari mu biki uko naboroheye mukagira ngo nimba usa n'ibintu kuguhikiraka oya nawe ariko ntago kuguzindura no kuvuga nabi bihagije genda shaka kubaza ngo iki gitoki nike urusaku muri guteza muri quartier byagenze yewe gutwaye iki yewe rwose ko mwabujije umwana kuryama igitoki isi yose umva rero wa mugabo we ngene iki kibazo ngeze amahirwe bisamaza nyumva rero wangize amahirwe bisamaza n'abantu mwe si cyagwangana n'uyu mugabo ikintu kinzanya aha uranzi muri quartier sinjya ntwara utuntu tutaruta cyane rwose ngewe bigiye bijya yanzanye anyereka igitoki kiri hariya hirya ngo afite ibitoki byo kugurisha hano hari imbere ngenda mubwira ngo icyo gitoki ntikeze ati ngwino ndakuzanira ikindi ngeze aha kikiriho n'umukanana nje uciye none sanze uyu kagabo yari we ugikiye umukanana ngo ni iki none se kwabijo bijageze hano ndabizi se ko ngiye yambwiye ngo kiri mu rubibi rwe kuki mwe ntabwo nagutumye kumporera we burese bangi ngata ariko nikore tuza wowe urabanga ingata urabanga ingata wamubwiye uko urabona uyu mugabo ahagaze hano abima igitoki mwavuganye unasara amafaranga bampaye mwebwe mukamya ikimasa oya ngewe muri mano wakagako ngenje kwikorera nambwira ngo nyereke ndakire usanzwe bangi ngata nikore muvano mugende akiye niba kugitema byana niwe kintu reka nkubwire nkorohereza bisho wamuhaye amafaranga genda mwishyura amafaranga 4,000 byanjye nimba ari 4,000 rero hagarara hano yewe ko murimo gutongana cyane byagenze gute bimeze bityo kagana renje nje kugushaka washaka reka mbere ukuntu bigiye kugenda kaga yego urareba uretse gato tubanza twumve tugiye kuvana tugende tuzane bijobije atwereke ahe hageze he ahawe hageze ahubwo se twazabona muri mwarse tukamusanga nta nubwo genda guma pakaje ameshi igitoki cyane nyine uwo ndakuvuga umuntu yazajya atakaza amafaranga ariko muzi ko ndi umucuruzi ndangeneye ku abashitse barimo kugushaka babarira nawe asorano we butakiye bwamaze iyo mikino muri gukina muze tugende byabereye igitoki cyangwa tubanze tujye niwe tumurebe ni ibintu byabereye ibintu dukora cyane niko umuyobozi ntabwo ameze ntabwo nubwo abantu bari kumfatirana iki gitoyi nagiguze na bijyo bijya none ngo uyu ni umuyobozi wanjye arahara wawe ese hano ko tuzi mwari mu murima wa kagabo bijyo bijya wakiguranye nawe hano ni mu murima gwawe twese turabizi abamwe murasangira mu karenge ariko nawe guhirika abantu ase kunkubita urankubita kananyishu abantu tutahurira mu kabari ngo dusangire tuzajya tutagira ijambo wowe tugenda murima ni ugwa kagabo kiriya gitoki ni icya kagabo siwe ewe mama budunyu mbaye mbase ntuza yanjiriye ako ntuza ntabwo yageze ahangaha ntuza nyiransibura kare twahuye arambwa ngo imigozi zabo babashumba ngo baziraye ngo muri Nyakigezi imigozi y'ibijumba bahurutuye ngo bazirangije uko nyine ngiye mu nama sinabikurikirana ngo njeyo wagiye se ugafata isuka ukajya kubinyogoza nubwo byaba ari imishuri ubwo abantu bahahurutuye bakahahera imigozi uzi ngo ntibazasubira inyuma baje gukura maze ntitubarege ngo baturire ibijumba tujye gukura urarega se wafashe nawe rero ibintu uvugaga kaga ibintu nk'ibyaba ndabona intuza yanjye reba akayoga kandi naraye nzanye uzaseta urugo ahubwo si iyo ubanza ukanywa amazi ukaba nizo ari ngombwa banywa zikabanza zikagukira induranywa amazi ariko wacu twababahaye nta wacu warozwacu yewe maze ibintu urangaga no kumva ibintu byawe ukagenda ukurandaka
narangeze ku kabare Nayishizeho ndi kwishaka nkayiba. reba ngo impande y'ihembe munsi y'ikarabi ibumoso bwa gakoco Ngira ugiye kwipfurika. narangeze ku kabare sangayo Sayidi ubwo abanguriye icupa Seruhungo nawe bayikubisemo ati mzee uracumva intindari abaguzi abiri Seco kaba yahageze Seco wampfundurira Ko ntabimenya. Seco rero abaje nawe ari kudoya Nagatanga ijoro watashye. ngo yabonye semo harahakatiye aravuga ngo reka mukurikire ngo amwibarishwe dukara Barambwira umugore wa Setako ngo yarawukanye. Setakoze Sumugore ntiyahise amutakayisangira sehene Nayiza ngo goko yaragiye ahubwo Sekwene niwe twahuye ngo umukobwa yarutse kubyara impanga. wande Wasekwene. Sikamenyaga amakuru mazima Ansangagaho. wabyaye n'umukobwa wa Seruzi Atu, nabitiranije. goko Nabi. Kubera sike. ngaho itereke Nyiriwe marina mu bijiro bija. Bravo. Nyiriwe muzenzi. Niriwe mumbwire neza Ngaho si. nubuhoro ko mu mwikoreye n'ingata zidafite ikintu se Nubuhoro ariko komera munyagacuruzi babarira rwose nta bintu byinshi ishakamo amafaranga yanjye kubera igitoki iki twaguze Kagabo yakira inyuma navuga ubujya gurisha igitoki kitari iki. Ndese. umugabo wawe Nujya avuga se. Gusa nta rutoki dufite. uruhe se nimba murufite mwajya mugurisha ibyanyu mukareka kuza kugurisha iby'abandi kandi njyewe ndi no gukererwa abakiriya bambuze si kagabagiza kagaburirwe nturo Umva ikibazo turi kubaza hano. Igitoki wagurishije n'icyawe. Igitoki wagurishije n'icyawe. wereka kumbaza ubusa nakugurishije si igitoki nyina umutekano Uriya mucuruza Musanze bari bicanye nijoro bakijije. ariko si uretse n'ibyo ko muzayamubona ko nyesi njyewe ari njyewe uzi gupfusha ubusa amafaranga nagwaye amafaranga yegereye Rusi bigenze gute kutagiye kugitema nyine se simvuyeyo hanyuma uyu Kagabo tukamusanga agihagaze impande agahita avuga Kagabo ni igisambo witonde ugashaka. Isambo cyahehe ko dusanzemo. Wowe urabizi. wabwakubitwa n'umugabo utaruba Rusi avuze ngo iki agira ngo umugabo we yandenze maze rero na njyewe nyihera amafaranga nigendere igitoki yamujije kugitema Kagabo ngo ni icye ngo niba yavuze ngo niba ari igisigisi ngo ni igisigara ngo ni mu ngarigari ya Seda ngo hariya ngo harengere abo bose bakuri uhagazeho baravuze uze n'ikindi kugira ngo ibintu byorohe dore umuntu wahaye amafaranga nguyu njyewe ndagiye igitoki cyanjye nzaramuka nkibuze do ndagatora None subwe niki ko ari icyaho ko utabivumbura wenda ni biwe niki Muze. Kiriya gitoki n'icyawe cyangwa n'iki umugabo. icyo wagurishije uwo Kiriya gitoki wagurishije n'icyawe cyangwa n'icuriya mugabo. nicanje ni mukwanya twagenda ukabisobanukanyere ku rubibi rwawe nawe Ugiye kugenda. rubibi rwose nari nansina niyandi niyayiteye ninde wayiteye ariko uyu mugabo ra ubu umuntu ntabwo ikirakuru umupagasi ukamuterera isina zero ujye Ahubwo se kaga kabiri kangahe bijiyo bija atera insina mu kwa. rubibi by'urubibi bijaho ndakubaza nyine Ntabwo kimwe baba bakanyishyura nk'ikindi. cyanda Rusi by'urubibi Niko Kagabo. abemba barire barashaka amafaranga ngiye nigendere. Nshaka amafaranga ngiye nigendere. bive mu mazina ngambwira wa mugabo ubwo ruribi uri kuvuga ni uruhe ni urwahe ahubwo werekana igitoki cyawe cyane ko wagurishije waririye amafaranga werekana igitoki waririye amafaranga wagurishije n'iki gitoki kiri mu kwawe gute mu ruhe ruhande none kubera
ko ari ibintu byigaragaza sibyo ko ari ibintu byigaragaza reba urubibi rwa bizeru z'ahantu uru rubibi rurahuriraho n'iki gitoki witese n'isi nyine njye ikintu ndi gusobanuza umuhati singuyu we byafashe unsobanura we iyi nsina ni wowe wayiteye umuhati singuyu urabyerekana ibyo by'umuhati rero iby'umuhati ntacyo bivuze nde naritereye insina yanjye vuga uti wandi iyi nsina ni wowe wayiteye bijobije none ubu nirinde ucaga ndareba aho umuhati ikibazo cya mbere wemera yuko uyu muhati ari rwo rubibi wemera yuko uyu muhati ari rwo rubibi nawe nyiri ugutema igitoki ngwino ubirebe Natobya aka kazi kanyu ubundi aka ni akazi naje mu cyami impamba rero urimo guterekera cyane wowe iki nkunda kuzugurutsa mu isambu ndakuhanye ariko isambu yawe irihe uronja kuzugurutsa utankanga utankanga ubwiza ukuri izina ry'Imana reka mubwire reka nkore ntabwo wandenza amakuru ntabwo wandenza amakuru mbese muyobozi njye nambwira ati iyi nsina niwe wayiteye ibyo ngibyo nje ndabyumva pe kandi n'ibitoki byose by'agahanga uzabaze na data ntuzase macibiri ni ukubu nyakwigendera ukamwereka yakubaza nyakwigendera seruhungu mujya kumubaza bijobije ntakubaza ikibazo uteye hano ibijumba ndabona bikomeye ubwo iby'abashitsi bawe rero nusanga ahubwo genda ubambwire ko ndaje ikibazo nandi kukubaza uteye hano ibijumba ikijumba kwa kundi kigenda umugozi wacu cyangwa uruyuzi rukagenda ukagera mu kundi wagenda uja kurusarura ngo n'urwawe ngo kubera ko wariteye ariko kubera ko waruteye mu kwawe rukagenda rukagira mu kundi wakurikira ibyo bihaza ukajuja kubisarura ahantu hatarahawe ngo nuko ngo uruzi ngo rwavuye iwawe kurabona iyi nsina ukuntu byagenze njyewe nabyitegereje nkuriye ahandi mu kwa bijoro biragaragara n'iyi nsina uko bigaragara niyo nyina w'iyi ariko kwa kundi insina zigenda zibyara zarabyaye zigera mu kw'abandi wagurisha igitoki kitari icawe oya nongere ndazirimbura zivemo utonde uzirimbura se mu kwawe nongere ngo ikindi kibazo arimo kubyitiranya na kwa kundi voka ibite mu gipangu cy'umuntu none voka igishami rimwe rikaza mu kindi gipangu ibyo bintu wenda birumvikana ko izo voka ziri ku giti cye ariko wambwira gusa ntabwo byumvikana njyewe reka mbyumve mumbwirire mumbarize ndaviramo aho ku mafaranga yanjye namuhaye kandi mwamuzi ko oyo ifaranga zawe arazigusubiza naba amafaranga yanjye tugendeje araguha se yamaze kuyashingamo umuheha araguha amafaranga none si ubwo murumva njyewe nahombi amafaranga angana igitoki umaze kumenya nyiracu n'uyu nguyu niba ushaka kongera kukigura urongera ukigure nawe ifaranga zifate uzusubize nyirazo ubwo nuko bigenze mumvire mu murima murimo no kuwuha tutanga amahoro mu murima w'abandi mumvire mu murima murimo kuwuha ugende mu kuri n'umuyobozi ujye muntuzaho ndeka nikomereze imirimo yawe tuve mu kw'abandi tugende simba nshaka gutanga amahoro ariko kaga ugize umwaku ntasitaraho gato nukugenda uhetse amaboko naretse muyobozi ubwo utangiye kunkana muyobo umva nyokuru wawe ngambwiye byamubayeho ndabizi naretse ubwo byamubayeho ndabizi ntunkange ntabwo tukibatinya ndagenda mpetse amaboko nawe uko abagura intoki ariko gerwa ubu wowe uzamera ute uzajya ubaho icyo muri ubu buzima koko uzajya uhora wifuza kurya ibitari ibyawe njyaho amafaranga yanjye nyabone rwose unzane amafaranga ntabwo naje gucururiza ifaranga urazimusubiza natwe reka dutange umwanya akomeza nikorera akazi basi kwanza ndimo guhera yewe ndashaka amafaranga yanjye uvuge gakeya si mwami ikigore mbone kigiye reba kunaga mwereye ndimo gukora ibyaha shaka amasozi we urukunda hishi ndemera mu kazi kanjye wamviriye mu murima genda zo bamuturutu rw'abandi yagiye birarangirira aho ngaho basi none mwana ngaroreka iyi nyamunyu tuzayigabana nigabana nawe dupfanike ngare aho nyine iyi nsina tuyirimbure tumenye ngo ivuyemo itazahorera duteranye urukuba natamuyobozi nje insina narayitereye cuko zenda ukuba insobanuriye kuba insina zageze habyara mukundi bo birumvikana aho ngaho wenda nasuko ko kubona natsinzwe kandi byigaragaza nawe ubireba mbase icyaba cyiza rero
ariko ntabwo byashoboka hano twaburana itaka rikaka uraburana itaka ryaka hano urubibi rubigaragaza umva rero mwaretse nkakomeza nkarerura ntabwo hano byaharangiriye nyandikira urupapuro nzamuke muri pariki ibyo ndabikora ngo tanga umwanya akomeza akora ibyo akora ibyo ndabikora nanjye nzaruhura nawe ngo nanjye nzaruhura noneho nasize ni nyinshi wanshakira umwavoka ndagushaka umwavoka urubanza rutaratangira shakira abavoka bata genda umuyobozi ikintu ngiye gukorera ngiye gutanga raporo nanga ikirego cawe wowe aho uzagera uzishakira umuyobozi wowe nyandikira nje nigiye kurega mu rukiko ibyo ndabikora kandi ndaje mu rukuru rw'igihugu twagiye tunyure hano tuve mu rutoki rw'abana umuntu abaga yaritereye iki insina yagoreye insina iki wacu uzamuga kubona kera aba bantu rero ntabwo duhuza ni impamo y'imana kubona kera sebukwe ntuza rwacendera netwoze urugere tutumvikana kavuga inyama twari twadikanyije ahijya muri Nyakigezi dufite urubi n'ubundi rwavoka voka none azagwa mukwe akavuga ngo kiriya kigore mukibwire ko nagiye mukibwire ko ntari wagumye hasi reka nigendere komeza mu rutoki rwawe ubwo ikibazo nagikomeza nzaza nzabivuga oya nta kibazo nizere ko mwabikemuye n'igihe muntesheje naco uzacyandika nta kibazo wakora n'iki shaka narigarutse rero burya ndajya mbitekereza ndakuza gusanga burya tupanga n'abikorera nabonye muri sano sabaye abayobozi bavuye hano dore bijo bica yangurishije igitoki wa mugabo yari yakigurishije na ntuza na wa mugore ucuruza amateka kuko bose mbonye bashoreranye bari bashoreranye umve yaraje yarabigurisha akigurisha nkabizi ibihumbi 4 byose burya niyo ugitema bari gusanga bagufashe nk'umuntu hari urubanza narwo ahubwo hari urubanza ariko urubanza umuyobozi araje areba umuhati ashyira mu gaciro asanga n'ubundi cyane kurundi ariko birigaragaza uretse amatiku y'abantu yigaragaza hanyuma rero ikiraka wagihombye kuko namaze kugitanga bahahingiye 2,000 kandi wowe wacaga 3,000 kandi batarahinga ntabwo barahahinga arahazindukiye ndetse urajya mu rugendo namaze no kumwishyura nanjye kuyagahanya oya namaze no kumwishyura byarangiye rero iyo wirangayo uburyo iyo bitinze birapfa siko nari maze gufata ikigare cyo hirya kuri wa mukecuru umwe wepfo zibona uratumeza kavatse cyo mwishyiraho gende dupakane hari umuza ko umunsi wo kuruhuka hari yankuka ndayaguka ugende tugende dufatane arakomeza kurivuka ubundi tugende nkwishyure nta hano hari mu nguka se haruguru yaho kunoza ahandi ruhande rwo kwa Nyese hari ahantu ko hagoranyira hano singe ugabanyirije icyatanu ntagiye mataganyura nge mataganyura ariko uratuyameza gande ko nakimura kabazo reka mwere bishokora bizi ntabwo tubanye nabi usanga undi cyaguye mbanye nkubwire ntabwo tubanye nabi sibyo wowe tugende nkwereka ahantu ugira ahubwo tuvugane kuko ni nawe afite amafaranga menshi wakwishyiramo abantuza abahinzi ukipatana kuko ngiye sinjya mpe mukuru bizi ndabizi nta kibazo nta kundi rero tugende ahubwo dufatane dushyire mu buryo ako rero kano gatoko ushatse n'undi wakamereza ukaba gatwara ubundi se burabisha nta birarira ntabwo ari bugiteme akora musaza nako kagira amatiku